Yes, ndabasuje mbifuje kugubwa neza no kugira ibihe byiza wowe udahwema gukurikira Wabagayi TV. Nizere ko umeze fresh, nizere ko umeze kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Nge ndi Zebra Switch nk'ibisanzwe kuri kamera no kuri mikoro za Wabagayi TV. Tugarutse turi kumwe na Wabagayi, reka mbanze muri cyangwa cyose cyo kizamuka uhere hafi nubwo dukoze ikiganiro bisa n'uburi kugira tuvuye mu gatigito kandi nanone iyo tuvuye kuri field tuvuye kwipanga akazi narababwiye ko muri Edi Properties tugomba no kuzaya tugera kuri tele tukagenda tukipanga akazi abantu tukabashakira ibibanza, amazu, amapartement n'ibindi bigiye bitandukanye, meza kodeshwa n'ayandagurishwa. Uramutse unafite inzu ushaka kugurisha ushobora kuyiduhereza Edi Properties tukayigushyirira ku isoko, biremewe ibintu byose. Cyangwa se ushaka kugura nawe vayo ngo muri Edi Properties tugufitiye ibibanza, dufite amapartement, dufite inzu zikodeshwa n'izigurishwa cyane, dufite amafamu yo kugura, yo gukodesha, dufite mbega muri Edi Properties Rwanda Limited igisubizo cy'ibibazo byawe byose ufite kugira ngo kugera muri Kigali Hospitality Bridge. Muri Kigali Hospitality Bridge twaje kuzana icyo bita guca agasuzuguro ka bamwe mu bakozi bagenda bitwara nabi muri company, ugasanga sometime bari kugenda basuzugura akazi. Ubwo rero niyo mpamvu igisubizo cy'ubuzima bwanyu ari Kigali Hospitality Bridge. No kuvuga ngo muri Kigali Hospitality Bridge bisobanura neza uri umushomeri, uri umushoramari, ufite hoteli, ufite restaurant, ufite bar, ufite moteri, ufite ibindi bintu, ariko ukeneye abakozi bari trained, ukeneye abakozi b'abanyamwuga kandi bafite discipline. Na handi honyine ho kubasanga usibye muri Kigali Hospitality Bridge iherereye hano Ibatsinda. Niho honyine ushobora kuza mu gihe ufite ikibazo cyo kuba wararangije ishuri cyangwa se ufite certificate y'iryamanye, cyangwa se ukabura umukiro ufite hoteli ariko abakozi bawe na experience bafite, urabazana muri Kigali Hospitality Bridge tukabahereza icyo bita training, tukabibakoreshereza ku giciro cyane. Zebra neza Jemeza fresh ntabwo ko tuza gutinda muri warm up. Nta kintu kinzanye, ndagira ngo nkubwire ngo ejo iwacu na muzika iraza kwerekeza Nyagatare. Wabonye ko nimugoroba narenganire n'ubita Roskana. Roskana ndamubwira ati se Roskana, ahantu uraza kwatambukana umucyo. Ati biki? Arambwira ngo ara ni iwacu. Ati kandi baza Zebra Switch atarabiza ara mu rugo. Wara hano ngo hare yafite pare ngo harayobora gashaze hano ni mu bwatsi bwanjye. Roskana kutari kumvugisha, ariko se Zebra kuki utari kubwira bossi? Roskana ngewe yambwiye ngo ariko ngo njye ninjyayo ngiki cyanye n'igisiga ndetse n'ibindi ngo nzacegeta n'imatature. Oya boss naje kuba nawe muvugisha, arambwira ati ariko se wabanje ukamanuka, ariko nanone kumanuka Zebra reka tureho gatoya. Zebra uri umwe mu bantu bamaze kureba bino bitaramo by'iwacu na muzika, warabibonye ngewe ku mboni zanjye ndetse no ku mboni zawe. Zebra Switch ndagira ngo twinjire muri ubu buryo, uburyo nshaka ko twinjiramo ntabwo nshaka ko tuza kubutindamo. Impamvu aka kanya nabonye abantu benshi bakomeza kugenda banyandikira bambwira ngo Skyto kuki utari kuduhereza ubwino ku buryo uri kubona bino bitaramo byo muri iwacu na muzika. Who is the best? Ninde uri kubona uri guhiga abandi muri bano bantu? Ndavuga ati first of all muri iwacu na muzika hariyo Kivumbi King, hariyo Bushari, hariyo Roskana, hariyo Amaroni, hariyo Davis D, ndetse hakaba hariyo nande na uraninde uramuji wanje ninde wundi ubuhe none se muri iwacu na muzika hariyo Davis D, akaba Kirisizi, akaba buretse hariyo Davis D, hariyo Amaroni, hariyo Bushari, hariyo Roskana, hariyo Kirisizi amuvuze, hariyo Marina. Oya Kirisizi ishumi yanjye sinamuvuze se. Abandi ni bande ko nari kubyumva? Ntaba ngabo hariyo abahanzi bangahe? Hariyo abahanzi 7 se. None se wogira ngo babe bangahe? No bivanga bari 7, hakajyaho n'umupiya PGCC champion. Yego ariho tuzasangayo legend Tom Close. Nicyo kintu nageraga tuvuge. Njye nabonye bino bitaramo by'abo bahanzi, aba bahanzi ukuntu bari kwitwara. Njye nabonye abahanzi 3 ngende guhereza amanota. Ibi ndagira ngo mbibwire n'abanyarwanda muri rusange ejo batazagira ngo nkwe. Umwe mu bahanzi njyewe magaze hano ndi kubona uri kubahiga muri ibi bitaramo n'umuhanzi bita Kirisizi, hagakurikira Davis D ndetse na Keniso. Mu maso yanjye umuhanzi wa mbere bamwita Davis D, yego. Uwa kabiri ni Kirisizi, yego. Uwa gatatu ni Marina. Reka nkwereke ngewe impamvu aho ngaho ngewe umbeshye.
aba bantu nkubwiye njyewe nujya no guperereza aka kanya uramutse ufashe Mushoma Bubu umuyobozi wa East African Promoters cyangwa se ugafata MC Buryohe hamwe na Bianca Baby nibo bashyushya rugamba ndakubwiye ngo nawe ubicaje hano kuri iyi kamera ukabaza ngo who's the best muri iyi show ashobora kukubwira ko umuntu bita Chrisiza ari gucindura Chrisiza ari gucindura umbabarira ibyo bintu byemere cyangwa ubyange Chrisiza wakindaguye Bruce Melody kuri stage urambwira ngo urwego rwa Chrisiza ntabwo uri kurubona none se Mari nawe ntabwo yamukindaguye hagakurikira bita Davis D agera kuri Kanisori ibindi bintu biba byamaze kurangira iyi show iyobowe n'abantu batatu Bushari ni umuraperi nk'ibisanzwe araboma narakubwira ati ninjye kuri Bushari nta kintu nzajya mvuga Bushari amapeta yiwe arayafite yego Bushari yibukije abantu ibihe bya nyakwigendera Jay Polly akigera kuri stage induru ziravuga yego Bushari ari gukora za stage akatwibutsa ibihe bya ba Riderman ahubwo nkaza nkibaza ngo igihe Riderman azaperformingira muri bino bihe bya PGG S champion umunsi harya ubwo Riderman ari Musanze ari Rubavu Riderman ashobora kuba ari Musanze cyangwa i Rubavu sinzi hagati aho ngaho ariko ndi kugira ngo mwimbone zawe njyewe sinzi ukuntu ndi kubitekereza njyewe ndi kumva mu rwego aka kantu kambikira nushaka uraro nagasohoye The Ben nguhamagaye kangaye The Ben Tiger B ndagira ngo ugende ufashe umuvandimwe wawe Tom Close ejo igihe azaba ageze ku rubyiniriro ari Nyagatare kugira ngo aba bana batazamukindura n'urwego rwa performance bafite uzaza blessing mujye kuri stage mukore indirimbo bita thank you ubundi mukubitane za sibeza dore ko mwakoranye album umwanya ubutsaga ibi uziko nari nzi kubundi kera The Ben na Tom Close ari group none sereka guheze Tom Close na The Ben n'abantu bameze gutya nagiye mbabona ahantu henshi ibaze ko ngewe cyo muri turi mu gitaramo ngewe naravuze ngo ese koko ngewe ikintu cyazamfasha kubona Tom agiye ku rubyiniro nka ruriya Nyagatare Tom umenye yuko amaze hafi imyaka irenga ingahe atagaragara ku rubyiniro sibyo nukuvuga ngo nimba Tom amaze imyaka yose atajya ku rubyiniro bishatse kuvuga ngo akeneye kwerekana energy zitandukanye nimba agiye gukorana n'aba bana abo bana akomeza babere teacher ubwo natababera teacher bazamutica niko gahunda ariko n'undi zazimeze urabyemera ubwiye uri garafurere uri papa uri mukuru wacu muri ibi bintu ariko ndakubwiye ngo nudategura performance ya Danjejo abana baragutsindura hari ugire ngo ni tariki yo kubeshya ngayo ngo kore kuko abahungu bararakaye nabo bari kwimatatura performance zabo uri kuzibona Roskane yamaze gutitiza abantu babwira ati hano ni iwacu Nyagatare atambika umutwe wasiga niko gahunda zimeze bishatse kuvuga ngo Roskane yateguye icyo bita sheta head nkumene ahubwo si yo biza kurangira Roskane bamumpereye Bruce Melody Nyagatare nkareba who is the winner ubundi bamukubitiye Karongi bashaba mukubitire ni wao mu rugo niwo kiri babishondikiye we ibyo bintu tubyorere ariko jewe nabyisabiraga Ben azagenda supporting umuvandimwe n'abandi bantu Tom Close yagiye supportinga nabo bazagaragare hari ahantu supporting umuvandimwe nawe tutazaba kuvuga yandika no gutinda muri iri jambo yasima nshaka no kwikumira ijambo usange ngo ndi matatuye ngo ngenge gutinda muri ibyo bintu reka ninjire kuri iki gitabo sinshaka no kugira ngo tujye mu bindi bintu na introduction nyeneye nibiki jewe ndakubwiye ngo nagize gutyange kubona numva abantu baravuze ngo amatike ngo ye mu gitaramo cya King James yarashize umunsi wa mbere waruzuye uwa kabiri ubugize ute ubaruka uri kuri 70 wibuke yuko njyewe ikintu nshaka kukubwira Zebra Switch King James ni umuhanzi muremure ni umuhanzi mukuru ni umuhanzi munini cyane wagiye ubibona mu bitaramo bya iwacu na muzika ibintu yagiye akora nawe warabyiboneye yego njye sinzi ibagirwa ibintu King James yakoze ubwo twari turi mu karere ka Muhanga yakoze biki yagiye kuri stage kwa kundi igitaramo kirangira abafana baravuga ati reka nagutaka Mushoma Bubu umuyobozi wa East African Promoter arangije aravuga ati ntabwo ibi bintu bishoboka ntabwo najya kubona
umuhanzi King James agiye kuri stage nimba iminota imufashe mukomeze. Ndabyibuka twakoze igitaramo kirangira saa 5 z'ijoro kandi ubundi saa moya igitaramo cya King James cy'Imuhanga cyarangiye saa 5 z'ijoro. Ngenda byibuka nari ndi kureba ku isaha. Niyo mpamvu se amatike yahise ashira, niyo mpamvu rega abantu baramukumbuye kandi abantu baririmba indirimbo ziwe. Ariko uzi King James yatangiye ka karimbo kiwe kakandi ngo birandenga yo itanibuka agakobwa twakundanaga kera niga muri secondaire Sanzuri n'akayobe ejo bona niyesho bundi zo bwizo. Oya reka hari indirimbo sinci King James yakoze kandi nziza. Sanza kubona ryari urabyibuka King James acimatatura sobonza kubona ryari za kubona ibyana icyo gihe byarasaraga. King James yadukubise turirimbo twajyanaga guteretesha wajya ngo gutereta ahantu umwana wamwandikiye akarimbo ka King James ku rupapuro wakajugunye waba akagukubita igisi. Uzi iki nagiye njya kubera none King James igitaramo cye muri BK Arena bwa mbere akora igitaramo cy'imyaka 20 umunsi wa mbere uburuzi ariko sibura nibyo yego. Ariko nanone njyewe reka nkubwire King James nawe ngo waye ubutumwa reka mbumuhereze. King James ngusabye kino kintu uzamba bari ugikore ngiye kukivuga hete nsoka no mu kiganiro King James reka ngusaba kino kintu. King James urakora ikosa ryo kutaza na Chrisizi mu gitaramo cyawe ubizi ko mufitanye n'indirimbo igiye gutuma wongera ugakora mega hit. Bishatse nko kuvuga ngo indirimbo yawe na Chrisizi egare yuko igiye kuzura za ndirimbo zawe zose zari zimaze iminsi. Ushatse kuvuga ko Chris Easy agiye kuzura King James. Ariko rega nanone bose ni win. Rega King James kuba ari umuhanzi mukuru ni mukuru you get. Ariko nanone hari korabiza ugasanga itumye bya bihangano bya King James byose biraboostinze. Sinatinya kubivuga ko indirimbo ya Chris Easy na King James itari buze gukora amabara mu gihugu. Egare yuko Chris Easy agiye kuzura King James mu kijyanye n'amamega hit. Ubwo nukuvuga ikintu nge nshaka njyewe ni ibintu ni inama nitangiraga. Inama nge ndi kwera King James namfasha muri ibi bitaramo byiwe. Ibi bitaramo by'ukora bibiri azihangana akoresha abahanzi bose yakoresheje. Nge nabonye ejo bundi yarakoranye na Pfra. That's good, ni byiza cyane. Indirimbo yiwe na Pfra yagoye inze viral ni indirimbo nziza. Indirimbo yiwe itanga ishaka yakoranye na Fireman ni indirimbo nziza. Indirimbo yakoranye Akayobe wabonye ko Maniki yani yamaze kuza. Ariko ikindi kintu wumve ngo nge ndagira ngo kano kantu nakabika breaking news rero mbazi. Mwari muzi yuko indirimbo ya King James ni indirimbo ya King James na Chris Easy ariyo ndirimbo izafungura igitaramo cya mbere ari nabwo bazahita bayisora umunsi w'igitaramo bwa mbere. Igitaramo cya mbere cya King James kizaba mu kwa munani. Indirimbo yakoranye na Chris Easy niyo izafungura igitaramo. Ubuso uko nagwaye inkuru nkakubwira ngo Bruce Melody azaronshingira pompom mu gitaramo cya The Ben ntabwo byabaye. Jureka muhera ubwire ko n'ibintu bizaba uretse iyo ndirimbo izafungura igitaramo. Ahangaha niho nza nkakubwira ngo mwitondere bino bintu ahubwo ngende ndi gushimira Bruce Nord Entertainment yatekereje gufasha King James bagategura bino bintu kandi ibintu bateguye ni byiza cyane. Icyo nabasaba faites attention ku kijyanye na stage management. Ngewe nzaba mari nk'umutasi abanyarwanda nzabihera amakuru ariko mbibutse yuko ejo tuzajya muri Spin and Friends gahanga muri cricket. Nyuma yaho tuzabonayo The Ben. Twiteze iki muri Spin and Friends? Bishatse kuvuga ngo nimba ari mu twiteze usibye show usibye umuriro kandi wibuke yuko ahantu wongeraho Muyango wibuke yuko wongeraho utanayise wibuke yuko iyi show ya Spin and Friends igiye kuba batumiyemo The Ben. Wibuke ko ari gahanga ari muri quartier za The Ben umuriro usaka. Urakoze Imana igumugisha. Utanayise nazamukana na Chris Easy induru zivuga ngayo ngoko. Urakoze.